byagiye iyo aje agasanga ngiye Fred sindakingura akamenya ngo Mike ku rundi ruhande rwanjye we yakinguye ya mafaranga arayacisha kwa Fred kandi atari uko anyanze ari n'inshuti yanjye ariko kubera ko nananiwe kuyutarayizinga igihe cyanjye yagiye ya mafaranga ayajyanye hanze 5 times fast is equal to 5 times ahead. Yego. Hari banki imwe ntashaka kuvuga mu mazina nigize kujyaho saa 3 nshaka amafaranga ngezeyo nsanga ntibarafungura saa 3 za mu gitondo. Umunsi wa none abafotogarafe bazi ko imvugo ituzwiho twica gahunda turi abantu batagira ngo ukuri abantu babica igihe ariko mu by'ukuri buriya si n'ubufotogarafe gusa nizera yuko institution runaka rero yose wakabaye irimo wakabaye ikoresha igihe neza nk'uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wa misusinga niyo wa misusinga umunota umwe ntabwo wa munota buri bugaruke ngo ugarure wa munota cyangwa se ngo wa munota gutegereze. turabasuhuje kandi tubahaye ikaze abakurikiye Wazo Speed. Turacyari mu karere ka Nyagatare, dufite hano umutumirwa ahantu umusore ukiri mutoya niwe tugiye kuganira, aratangira twibwira dukomeze tuganira. Murakoze cyane abakurikiye Wazo Speed. Ni Rudasingwa Fred, mu rugo ni Nyagatare, ni naho nkorera. Ndi umukristo ndakijijwe, ariko mu bijyanye n'imirimo isanzwe nkora imirimo ya photography. Ndumva ibyo bihagije muri bike mwari mumbaje. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Wibwiye abadukurikiye, nagira ngo mubaze se abadukurikiye batazi Nyagatare ni akarere kameze gute, gateye gute, waha ishusho abadukurikiye ariko batari banagera Nyagatare? Murakoze cyane. Akarere ka Nyagatare ni akarere kiganjemo ubworozi n'ubuhinzi, n'ubworozi. Cyane cyane abantu kenshi bakunze kwita ngo ni mu ntara y'Umutara cyangwa se yahoze ari ikitwa intara y'Umutara. So rero ni agace kiganjemo aborozi cyane n'abahinzi. Ni akarere muri rusange gakorerwamo ubuhinzi n'ubworozi. Yego, murakoze. Hahingwa iki cyane cyane mu buhinzi? Higanje iki? Cyane cyane ubuhinzi hakunda kwera igihingwa cy'ibigori n'ibishyimbo, ariko cyane cyane ibigori nibyo bifite indi ntera kuruta igihingwa cy'ibishyimbo. Tubwiye ko mu mirimo ukora uri umufotogarafe, nakubaza se uri umufotogarafe by'umwuga cyangwa se n'ibintu ukora rimwe na rimwe? Murakoze cyane. Umwuga w'ubufotogarafe njye mbikora nk'akazi kanjye ka buri munsi, kuko mbere y'uko nkora ibi ngibi nari mfite akandi kazi. Nari umwarimu, narigishaga, then nyuma nza gufata short courses nzigishijwe n'umuntu bita John Ligo. Niwe muntu wanyigishije. Amaze kunyigisha ibyo bintu bya photography, nzaza no kubinkundisha deja ndabikunda. Mbere nyuma yo kubikunda mbyiyumvamo ndabikora, nza kubona yuko bifitemo bitanga akazi cyangwa se bitanga imibereho, kuko urabizi twese akazi twese tuba twirukaho cyangwa se tuba dukora tugakora kugira ngo imibereho yacu y'uyu munsi n'ejo iba ari myiza cyangwa se igende yisumburaho. So naje gusanga rero ubufotozi nta kibazo kirimo, mbikora nk'umwuga w'akazi kanjye. Murakoze. Ndatangaye cyane. Wari ufite akandi kazi hanyuma uza kugasezera uravuga uti ngiye kwihangira umurimo nibere umufotogarafe wigenga? Yego. Hari abantu uri bufashe guhindura imyumvire, wumva yuko iyo akubonye na kamera mu gitondo ubyutse ugiye akakubara ko nta kazi ufite, ko abantu baracyafite iyo myumvire yo kumva yuko akazi ari kakandi kaguhemba ku kwezi, akazi ari kakandi ubyuka ujyamo, ariko wowe wabashije kureba kure uravuga uti nshobora no kwihangira umurimo nkaba umufotogarafi nkabikora nk'umwuga. Nagira ngo rwose udutekerereze se iyo myumvire yagize ute, se wafasha gute abafite iyo myumvire ikiri inyuma? Murakoze Wazo Speed. Uyu munsi wa none ndagira ngo wenda mbere gatoya mbanze mpindura imyumvire ya bamwe muri abo ngabo batekereza gutyo, kuko uyu munsi ishusho y'abafotogarafe guhera na mbere wenda nkiri n'umwana uko twajyaga tubona abafotogarafe sometimes bafatwa nk'abantu niba nabita
baciriritse cyangwa se abantu ntabwo bawufata nk'umwuga nk'umwuga nyine akavuga ati umuntu wagiye mu fotogarafe ateretse bya bisatsi byagize gute, ariko yewe ntabwo nshobora gusuzugura umurimo ngo mbone umuntu wenda agiye guterura itafari ngo mvuge ngo karasi nagakora, kuko nemeza neza yuko ikintu icyo ari cyo cyose ukoze ushyizeho umutima byanga bikunda cyakubyarira umusaruro. Gishobora kutakubyarira umusaruro wifuzaga uyu munsi, ariko nyuma y'iminsi 2 cyangwa nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'umwaka runaka cya kintu kikazakubyarira inyungu wifuzamo. Uyu munsi urimo urambaza ati urakora photography, ariko mu by'ukuri ntabwo photography ariyo nize. Nubwo nigeze nyigira mu bintu bya segonderi cyangwa se na heru, ntabwo nigeze mbyigira. Ni ibintu naje gukora byiyongera kuri certificate mfite y'ibyo nigiye. Uyu munsi wa none nshobora kubura akazi k'ibyo nigiye ndetse mfite na certificate nicariye wenda imyaka 6 cyangwa se gashyiraho n'iya kaminuza, ariko nkabona akazi muri photography nize amezi 6 cyangwa se nize amezi 2 bitewe n'uwo binyigishije. Uyu munsi rero nta impamvu ndimo kubisanisha gutyo, biri muri pati y'umurimo. Umurimo ni ukuvuga ngo rero umuntu uwo ari we wese agomba gufata umurimo nk'agaciro muri we, akumva yuko atagomba gusuzugura umurimo uwo ari wo wose, kuko umurimo uwo ari wo wose ufite intera wakuvanaho akagira n'indi yakugezaho. Urakoze cyane kudusobanura neza ku kijyanye n'umurimo, ariko hari umuntu wumva yuko ibyo yize ariko kazi yakora gusa, akumva niba yarize kontabilite n'urugero nta kindi yakora, akavuga ati akazi karabuze kubera ibyo nigiye, ntago ndimo kubona akazi kabyo. Uwo muntu amubwira iki? Murakoze cyane Wazo Speed. Ni ukuvuga ngo burangiyeho hari ikintu kimwe njya nireferaho, buriya kuvuga ngo nigiye ubwarimu nkagenda nkicara nkategereza yuko akarere kazanyangaja mu barimu gakeneye, cyangwa nkumva yuko nzatwara document zanjye ahantu hose nshakisha akazi k'ubwarimu, it's fine. Kubona akazi kagendanye n'ibyo nigiye ni byiza, ariko nanone buriya ntago ari byiza kurirayingira ku kintu kimwe, kavuga ngo kuko nize education, nize ibintu bya education ngomba kuzajya kuba umwarimu, kuko nize ibintu bya kontabilite ngomba kubona biro runaka nzajya kuba kontabure w'iyo kontabilite iyo nigiye. Uyu munsi wa none rero njye ntago ari iyo shusho mbibonamo, ahubwo ishusho mbibonamo numva yuko buri muntu wese agomba kwiyumvamo ubushobozi, akiyumvamo ububasha n'ubushobozi bwo gukora ikintu icyo ari cyo cyose yabasha gukora. Uyu munsi wa none hari umuntu runaka ushobora gusanga ari umucuranzi mu rusengero, arahembwa pe, yakoze uwo mwuga, yaragiye yiga gucuranga bisanzwe, wenda kure ari muri church ye, ariko uyu munsi wa none church kuko zabaye nyinshi zabuze abacuranzi, arakora uwo mwuga uramwishyura. Uyu munsi hari urangiza sine ya 6, yewe wenda ntabone amahirwe yo gukomeza kaminuza, yaba afite amafaranga akagenda akagura moto akajya ku muhanda. Moto twese tuzi yuko amafaranga make ushobora kuveresa ku munsi ari amafaranga 3,000 wenda muri Nyagatare. Muri Kigali ni 5. Uwo muntu waguze ukora uwo mwuga w'umumotari ushobora kuveresa 5, ni ukuvuga ngo afite 5 yaverishije, afite n'andi yabitse ku mufuka we. Iyo ni business, nyamara atigeze ajya mu ishuri ngo bamubwire ngo uzacunga amafaranga yo wakuye mu kimotari cyangwa se wagize gutya na gutya. Nuko yiyumvishemo ubushobozi akavuga toke ngomba kujya ku muhanda ngakorera ya perime, kandi ya perime kanunga ya myaka 15 cyangwa 20 mu gihe ntarabona akazi nifuza. Rero uyu munsi turagira gutyo tukabona umuntu aragiye aguza ingurube imwe cyangwa aguze 2, za ngurube akagenda akazorora, mu by'ukuri yicaye imyaka runaka, umuntu yararangije aragenda afata ubumenyi afite, aravuga ati ariko se wakora gutya na gutya na gutya ntibyambyarira iyindi sura y'ubuzima bwanjye bushya. Iyo ni imirimo twese tuba dupracticinga kugira ngo turebe yuko imibereho yacu yahinduka. Niyo mpamvu rero ntago najya inama yo kuvuga ngo ndirayingire ku kintu kimwe nize ngo nicyo cyangirira umumaro. Urakoze cyane Fred. Noneho tugiye ku kintu bita igihe. Ikintu bita igihe muri uyu mwuga, ndagira ngo tubwire gihagaze gute? Uyu munsi wa none abafotogarafe bazi ko imvugo ituzwiho twica gahunda. Turi abantu batagira ngukuri, abantu babica igihe, ariko mu by'ukuri buriya si n'ubufotogarafe gusa. Nizera yuko institution runaka rero yose wakabaye irimo wakabaye ukoresha igihe neza nk'uko bikwiriye, kuko igihe iyo ukoresheje igihe neza, ikindi cya kabiri ukagira ururimi ruvugisha ukuri, nibyo bya mbere biranga inyangamugayo. Rero igihe cy'abafotogarafe uyu munsi wa none dushobora gusezerana ndi bugufotorera ubukwe bwawe, tukavugana saa 2 n'igice ko ndibe nakugezeho,
nkahagera saa tatu zuzuye. So ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose wa misiyuzinga, niyo wa misiyuzinga umunota umwe, ntabwo wa munota uba uri bugaruke ngo ugarure wa munota cyangwa se ngo wa munota ugutegereze. So niyo mpamvu rero igihe icyo ari cyo cyose ibintu twaba turimo byo byose, yaba ari ukora photographe, yaba ari umwarimu, yaba ari uwo muri banki, agomba gukoresha cya gihe neza, kuko igihe cyahatakaye ntabwo kiba kiri bugaruke, ndetse n'igihe kitaraza ntabwo ari icy'uwo mwanya uba urimo. So tugomba gukoresha igihe rero cyabugenewe kandi tukagikoresha neza. Noneho bigira izihe ngaruka rero uko wavuze uti namuhaye saa moya nza saa mbiri, ku kijyanye n'umusaruro bigira izihe ngaruka kutamenya agaciro k'igihe? Murakoze cyane. Ndagira ngo mbwire wenda abantu bakurikiye Wazo Speed, uyu munsi wa none ku bintu bigendanye no kwica amasaha, reka mfate nk'urugero nkanjye akazi nkora, sibyo, ku photography. Uyu munsi umugeni ashobora kumbwira ati mu murenge urageramo saa tatu zuzuye, gitifu aratangira saa tatu zuzuye. Saa tatu zuzuye ntabwo aribwo gitifu ari buhaguruke mu rugo, ahubwo niyo saha ari bufate mikorofone agatangira kwigisha abageni no kubasezeranya. Ni ukuvuga ngo niba mbwiye saa tatu zuzuye, njyewe nk'umufotografe ndi bukenere gusetinga kamera, ndi bukenere gusetinga mikorofone bari bukoreshe, ndi bukenere no kwisanzura nyine nkumva yuko area ndimo umwuka wayo namaze kuwufatisha neza. Ni ukuvuga ngo nkeneye iminota 30 mbere yuko yasanyirizina itangira. So rero iyo nishe cya gihe ndaza, niba bambwiye saa tatu zuzuye, saa tatu zuzuye nimagera ndakubitana na gitifu atangiye kwigisha, ncomeke kamera vuba vuba, hari ibintu bimwe bizancika na simbifate ku gihe. Ikindi cya kabiri, uyu munsi wa none nimba ari iduka ncuruza ngomba gufungura saa 12 zuzuye, hari umuntu byanga bikunda w'umukiriya wanjye wamenyereye ko saa 12 zuzuye agomba kuza agafata isukari muri rya duka akajya kunywa icyayi. Afite akazi wenda n'urugero saa 12 n'igice, cyagiye iyo aje agasanga Jeff Fred sindakingura, akamenya ngo Mike ku rundi ruhande rwanjye we yakinguye, ya mafaranga arayacisha kwa Fred, kandi atari uko anyanze, ari n'inshuti yanjye, ariko kubera ko nananiwe kuyutarayizinga igihe cyanjye, yagiye ya mafaranga ayajyanye hanze. So byanga bikunda rero hari ibihombo cyangwa se hari ingaruka zishobora kuba kuri wa muntu wamaze kwangiza igihe cye neza. Aho ngaho bisobanuye neza rwose, ndetse werekana n'ingaruka ziri mu gutakaza igihe. Imikoranire na serivisi n'imitangire ya serivisi byo ubona bifite iyihe shusho, cyangwa se ubona ari iki cyagakozwe kugira ngo birusheho kugenda neza? Buriya imitangire ya serivisi twigize kuvuga ku kintu kigendanye n'ubunyangamugayo. Wenda ngendeye nko kuri ibi bya photography, buri ubunyangamugayo muri photography nibwo bwa mbere. Niba nk'upromisinze nkakubwira ngo Mike ndagufotoye, nzaguhereza ibyo ngombwa, ibyo nkugombwa, nawe umereza ibyo ngombwa igihe iki n'iki, imvugo ibingiro. So mu gihe ya mvugo itagize, serivisi yanjye mba nyinshi. Kandi niba nkukoreye serivisi mbi uyu munsi wa none Mike, ukagenda ukabwira runaka, ukabwira Janti hari nabonye serivisi mbi kwa Fred yaramfata, ariko uyu munsi wa none byagenze gutya na gutya, ntago Janti azampa akazi cyangwa nkakandangire bitewe n'uko azi ko serivisi zanjye zigenda gake gake. Niyo mpamvu rero iyo mitangire ya serivisi yihurije hamwe n'ubufatanye n'iki, baba fotografe bagashyira hamwe, ndetse uko bashyira hamwe akaba ari nako baba open ku bakiriya babo bagatanga serivisi nziza, bizadufasha kubaka izina ryiza kandi rizima. Murakoze cyane. Hari abantu haba mu karere ka Nyagatare ndetse n'ahandi bashaka kuba badukurikiye bakeneye serivisi utanga, bakeneye bafite ubukwe, bafite ibirori, bashaka amafoto, nagira ngo rwose nguhe umwanya babwire aho bagusanga. Ni muri Nyagatare, mu karere ka Nyagatare. So nkora ibintu bya photography, fotora mu makwe, ama bridal shower, ama birthday n'ibindi birori ibyo ari byo byose. Nkakora ikijyanye n'amafoto na video. Nkoresha Fred Images. Fred Images. Yes. Iyo Fred Images ngewe nkorera mu karere ka Nyagatare, ariko ntago ndi limite y'ahantu hariho hose, kuko aho umukiriya yamamagara hariho hose mpashoboye kuhagera bitewe na agreements tuba twagiranye, byanga bikunda ndahagera, ndetse nkakora ibyo nsaba. Ku muntu wenda wanyenera, nkoresha Fred Images kuri Instagram, kuri Facebook ni Rudasinga Fred, WhatsApp nimero yanjye ni 0788378155. Then nkagira na YouTube channel yitwa Calvary Gospel TV, ni channel y'ijambo ry'Imana. Nkuko natangiye nkubwira nakubwiye ngo ndi umukristo.
Fred rero twaganiriye cyane rwose, ariko hari umupira nambaye ngira ngo wabonye, hari ibintu byanditseho. Yego. Nagira ngo sinzi niba babashe kubisobanukirwa neza, niba utabisobanukiwe neza ndagusobanurira. 5 times fast is equal to 5 times ahead. Yego. Sinzi niba babyumvishe icyo bishatse kuvuga. Ya wansobanurira. Bishatse kuvuga yuko iyo ukubye inshuro 5 mu kwihutisha ibyo ukora, yego, cyangwa koroshya akazi, bingana n'umusaruro wikubye inshuro 5 ubona. Cyangwa se reka nk'urugero, niba uri umufotografi ukaba ukora editi, ubukwe ukabukora isaha 2, hakaba hari uburyo ushobora koroshya akazi bwa bukwe ukabukora mu minota 30 cyangwa mu isaha, hari umusaruro ungana na ya minota wizigamye. Nicyo bishatse kuvuga. Nagira ngo rero nawe umbwire niba experience ni igitekerezo nakwiye ku muntu twaganiriye numva kiranyubatse, abo tuganira muri iyi minsi nkunda kubibabaza, nawe rero nagira ngo mbikubaze umbwire uko ubyumva. Murakoze cyane, ni title nziza, 5 times fast is equal to 5 times ahead. Igihe cyose ushyize imbaraga mu kintu n'ubundi uba expecting yuko, urugero wenda uyu munsi niba hari abantu bashobora gufungura kampani zabo saa 3 za mu gitondo, bwacya saa 3 noneho njyewe wenda nkaba nafungura saa 1, byanga bikunda. Uyu munsi wa none nshobora kuba wa muntu wafunguye saa 3 ari popular, ashobora kuza agakora bitewe n'uko ari popular akaba yandusha umusaruro, ariko byanga bikunda wa muntu wafunguye imbere yawe hari ikintu aba arimo kubaka gishobora kuzasigara kimuvugira kuruta wa wundi we wakoze vuba, wakoze serivisi zawe gake gake. Ko uyu munsi wa none abantu barakora, turabizi cyane ko nk'abambere. Impamvu wenda nkubwiye nk'icyo kintu, hari banki imwe ntashaka kuvuga mu mazina, nigize kujyaho saa 3 nshaka amafaranga, ngezeyo nsanga ntibarafungura saa 3 za mu gitondo. Mpita nibaze se saa 3 ni gute umuntu aba ataragera mu kazi? Yego. Ariko ntago narenganya yunuza, kuko buriya biterwa na management ya institution. Gusa nemeza yuko igihe cyari cyo cyose imbaraga washyira mu kintu cyawe runaka urimo gukora, byanga bikunda ari wo musaruro ugomba kubona. Fred, uduhaye n'urugero rwose mu kudufasha kubyumva neza. Nagira ngo mubaze niba uko gutinda hari ingaruka byakugizeho mu musaruro w'uwo munsi, cyangwa se nawe baguye serivisi, niba hari ingaruka bigira mu gukererwa kwihutisha umurimo. Murakoze cyane. Ingaruka zo ntago zabura. Urugero, ingaruka za mbere nkanjye wenda, urugero, I spent like 3 minutes, 1 hour ntegereje umuntu, gutegereza umuntu isaha yose kugira ngo aza guhe serivisi. Hari ibintu uba wapangiye muri ya saha, sibyo? Yego. So ya saha rero iyo uyitegereje umuntu kugira ngo aza guhe serivisi nawe ubone kujya gukemura iz'abandi, ya saha hari ibipfa kuri side yawe, kandi hakagira n'ibipfa kuri side ya wa muntu. Kuko urugero wenda nkanjye nimba narategereje, hariho umuntu udashobora gutegereza. Yego. Akavuga ati najyashakaga igikoresho muri iyi kampani, ubwo nkibuze muri iyi kampani y'ahangaha, reka njye muri kampani ya runaka, naho ndakibonayo n'ubundi hose ni bimwe. Yego. So icyo gihe niba njye narategereje nkica igihe nakabaye nkoresha neza, hari undi udashobora gutegereza, uri buhite ugenda direct, ya kampani igahomba ya mafaranga yakabaye yinjiza. Numva arizo ngaruka. Murakoze cyane. Turabashimiye kuba mwabanye natwe, ndetse nshimiye n'abadukurikiye. Nagira ngo nawe usoze hari inama ugira abantu ku kijyanye n'imyumvire y'umurimo, ku kijyanye no gukoresha neza igihe, ndetse no kwihutisha serivisi. Murakoze cyane, mwakoze kuba mwatugeneye umwanya kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Wazo Speed. Ikintu najyamo inama ni kimwe cyonyine, ni ukubaha akazi. So nabashimira cyane, twubaha umurimo, kuko umurimo niwo ugize ibyo turi by'uyu munsi wa none. Murakoze cyane abadukurikiye, namwe turabashimiye, tubarekera gukomeza kubana natwe kugira ngo dukomeze mu rugamba rw'iterambere. Njye ni Mike Speed, bye bye.